Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndabaramutsa kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Ndabifuriza Pentecote. Ndabifuriza ibihe byo kuzura umwuka wera. Umwuka wera abane namwe cyane kandi abuzure. Mwuzure imbaraga z'Imana, mwuzure ububyutse, mukorere Imana, muhamye Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana n'ubundi tukiganira kuri ibihe bya Pentecote kugira ngo twitegure kubatizwa mu mwuka wera no guhabwa impano ze. Dusome ibice 5 cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibice 5 haranditse ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi. Maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu, ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigurisha ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshe, ahubwo Imana niyo ubeshye. Imana itugirire neza, Imana iturengere. N'aya magambo tugiye kuganiraho, umwuka wera agira amazina menshi, akagira n'imikorere itandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ko akora nk'Imana Data, akora nk'Imana Mwuka, akora nk'Imana Mwana. Mwuka wera arakora mu mazina menshi agira. Amazina menshi Mwuka wera agenda agira, agiramo izina rivuga ngo ni umwuka wa Kristo. Imana ishimwe ngo ni umwuka wa Kristo. Nyamara nta tandukaniro riri hagati y'umwuka w'Imana, umwuka wera n'umwuka wa Kristo. Umwuka wa Kristo niwe mwuka wera kandi niwe mwuka w'Imana. Ibyo uzabisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 9. Kuki yitwa umwuka wa Kristo? Yitwa umwuka wa Kristo kuko yoherejwe na Kristo. Ndabizi ko yavuze ngo nimara kugenda umufasha azaza aho muri, kandi umurimo we ukaba ari uwo kubahiriza Kristo no kumumenyekanisha mu isi. Urabizi n'icyo umwuka akora. Ni nayo mpamvu itorero niriva mu isi ntacyo umwuka wera azaba agikora hano, azajyana naryo. Ni ukuvuga ngo umurimo w'umwuka ni ukubahiriza Kristo no kumumenyekanisha. Muri Yohana ibice 15 niko havuga umurongo wa 26. Kubera ubwo bumwe buri hagati ya Kristo n'umwuka wera, Kristo hamwe n'umwuka wera batura mu mutima w'uwizeye Kristo, batura mu mutima w'umukristo. Imana nishimwe, bagaturamo. Hanyuma irindi zina umwuka wera yitwa umufasha. Ni Yesu wamwise umufasha. Iri zina ryahawe umwuka wera mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana hari ibice 14 umurongo wa 16. Haravuga ngo nanjye nzasaba Data abaha undi mufasha wo guhorana namwe iminsi yose. Na 15:26 hakavuga ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Nimwumve rero icyo nashaka kuvuga. Iri jambo umufasha mu rurimi rw'Urugiriki
ryitwa paradetos risobanura ngo ni umuntu uhamagarirwa kuza hafi y'undi kugira ngo amugire inama kandi anamufashe mu bihe bikomeye. Ni umuntu uhamagariwe kuza kuba hafi y'undi kugira ngo amugire inama anamufashe mu bihe bikomeye uwo muntu aba ahagazemo. Naho mu rurimi rw'ikilatini ho biratandukanye, ho bamwita ngo ni advocatus risobanura ngo umuburanyi, c'était un avocat, umuburanyi, maître cyangwa se umurengezi. Kubera iyo mpamvu Yesu yita umwuka wera undi mufasha. Ibyo kandi bikaba bitandukanye umwuka wera na Kristo. Imana ishimwe. Byerekana umurimo umwuka wera aje gukora, undi mufasha. Niyo ngo Kristo akiri mu isi yabanaga n'abantu, hanyuma akanabafasha, arangije aranabacungura aragenda, ariko asiga avuze ngo nzaboherereza undi mufasha. Mu yandi magambo, hagiye kuza undi uzakora mu cyimbo cyanjye, undi uzakora nkanjye, azakora nk'Imana Data, azajya yenda ku bya Data, hanyuma kandi n'ibyanjye nabyo umwuka wera azaza bisohoze byose. Ni nayo mpamvu iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abenshi bacyita ngo ni ibyakozwe n'umwuka, kuko aba bagabo bakoreshejwe ibi barimo Petero na Yohana na Yakobo n'abandi bari bari kumwe, mu butumwa bwiza bagaragara nk'abantu b'intege nke, bagaragara nk'abantu bari bafite intege nkeya, bajyaga bajya gusengera abarwayi, abadayimoni bakabasuzugura ntibabavemo. Muribuka Petero ko yihakanye umwami Yesu, muribuka ko yisubiriye kuroba, yagiye ananirwa akagwa, ariko ngo umwuka wera aze abazeho. Yabajeho ari imbaraga, abazaho ari umufasha, abazaho ari imbaraga zidasanzwe z'ubumana zimanukiye muri bo, hanyuma zibafasha gukora umurimo w'Imana. Mu murimo bakoze rero, uwo dusomye kwa Ananiya na Safira, ngo itorero rimaze kugwira, abakristo babaye benshi, ngo abizera babaye benshi, bafashe ibyabo bari batunze barabigurisha, ngo baragenda batura ahantu hamwe, baba hamwe, hanyuma babaye hamwe ngo bagasangira ibyabo. Mu bumvisha ubutumwa bwiza, Ananiya na Safira nabo bari barimo baragenda baragurisha isambu, ariko ngo barangije baraganira, bigira inama, aravuga bati reka tugire ubwenge, tubuze ubwenge Imana yatureka. Niyo terima abakristo iyo bashaka gukora amanyanga bakabyitirira Bibiliya, niko bavuga. Hanyuma banyuranya n'ubushake bw'umwuka wera, baraza kandi bigira beza imbere ya Petero, bigira beza imbere y'intumwa. Aravuga ngo umukozi w'Imana, dore ibiguzi tuzanye ni ibi, isambu ni uku nguku. Ngo Petero amubaza ati mbese ni iki gitumye umutima wawe Satani awuzuza kubeshya? Si abantu benshi ubu tureba twicaye, si twubeshye, ahubwo ubeshya umwuka wera. Niwe ukubonye, wari uzi ko twebwe tutabimenye, ariko umwuka wera arareba. Iyo twuzuye umwuka wera tugira amaso areba, dutahura inyigisho z'ibinyoma, dutahura abahanuzi batubeshya. Imana ishimwe iduha umwuka wera ugira amaso, ugira andi matwi yumva ibintu. Ubwo simvuze ibya Samweli ukuntu Sawuli yaje amwishushanyaho, ariko yari yuzuye umwuka wera w'Imana, akamenya n'ibiri kure cyane kandi agakora nk'Imana. Petero na Yohana bamaze kuzura umwuka wera, abari abanyantege nke bakirije umuntu wari umugaye ku rusengero, buzuye izo mbaraga. Umwuka wera akora nk'Imana, akora nk'uko Kristo yakoraga. Yajyaga akora ibitangaza akiri mu isi, agahagurutsa abamugaye, hanyuma ngo amare kugenda aravuga ngo umufasha azazaho muri. Irindi jambo dusomye ni uko batubwiye ngo ni umuburanyi, nuza kutuburanira, atuba hafi mu bihe bikomeye, akatugira inama, akatuyobora, ariko akanatuburanira, akanadutsindira. Imana ikuzuza umwuka wera, Imana ikunezeze mu izina rya Yesu Kristo, amen.